azize amadeni. Mwarimu Clement yiyahuye azize amadeni. Ese mukire wowe uzi neza ko mufitanye ikibazo cy'ideni, ubu urukumva nta rubanza ufite ku bugingo bwe, umubujije ubugingo, umubujije n'umubiri. Wowe yari afitiye ideni umwishyuza gato na mbwene. Itekerezeho, wowe yabwiye ngo yasabye ko umuguriza ntumugurize, uriyumva ute? Nizere ko mutazahinguka kwirimbi mumuherekeje mwitwaje indabo. Iki kintu mugishyireho umucyo, nizere ko namwe uzafite ururabo kwa mwarimu Clement. Ni gute uramuha ururabo rw'ibihumbi 100 warayamwimye waranze kuyamuguriza ngo yishyure ideni rimugeze habi? Icyo kintu wagisobanura gute? Ni gute ujye gukodesha costume ihenze nziza kugira ngo umuherekeze usa neza, ayo mafaranga waranze kuyamutiza kugira ngo yishyure ideni yari arimo, bikaba bigeze ubwo mwarimu Clement yiyahura azize amadeni, yiyambura ubuzima yemwe n'ubugingo, kuko birivuga ko umuntu wiyahuye ubugingo bwe bukubiye gake. Mwarimu Clement ndatekereza nta muntu utamuzi, keretse umuntu udafite aho ahurira n'ibinyabiziga, ntabwo akiri mu mwuka w'abazima. Azize amadeni, yiyahuye asize urwandiko avuga ko amadeni yamubanye menshi, ageze ku kigero cyo kutabasha kuyishyura. Avuga ko mu rwego rwo kugira ngo aruhuke. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'agahinda, ni inkuru y'incamugongo ku bantu bari bazi Clement n'umuryango we, by'umwihariko ku gihugu, ku muryango, ku bamuzi. Ni inkuru nakwita inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Mwarimu Clement ngire ngo nta muntu utari umuzi, cyane udafite aho ahurira n'ibinyabiziga. Ntekereze ko umuntu wese wagerageje gushaka icyo twita uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, ndavuga permis, ntekereza ko nta kuntu waba utazi mwarimu Clement. Ngire ngo muri iyi Kigali umusitari uwo ari we wese ndetse n'ukomeye uwo ari we wese, permis afite yayikuye kwa mwarimu Clement. Yakoraga i Nyamirambo Norvège, ariko yamaze kwitaba Imana. Yamaze kwitaba Imana, ntabwo akiri mu mwuka w'abazima. Ariko mana Clement koko kugiye kare. Twaherukaga kuvugana mubaza ibiciro byo kugira ngo bigishe umuntu abe yajya gukorera permis yizane. No kuvuga ngo kwa Clement ni ahantu wakoraga rimwe ryonyine, bagutrainingaga bakatangirana nawe kuri zero knowledge, zero skills, bakakuzamura kugeza igihe ujya gukorera permis kandi ukaza uyizanye. Twaherukaga kuvugana anca amafaranga, none mu gihe nkibyigaho Clement yamaze kwitaba Imana. Clement yamaze kwitaba Imana. Wakwibaza rero ngo yazize iki, yishwe n'iki, byagenze bite? Ni kuri Nelia TV1. Ngwino tubane muri kino kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye, wimenyere agahinda n'ibibazo abagabo bafite, umenye byinshi utaruzi. Ni ukuvuga ngo wakwibaza ngo izi mfu ziri guterwa n'iki, Clement yazize iki, byagenze bite? Gusa tutarajya kure bantu mupinga abahanuzi. Hari umuhanuzi wabihanuye ngo hari umusitari ugiye gupfa. Uwo muhanuzi ngo nimba yitwa ngo iki, sinibuka cano y'ukuntu yitwa, ariko uyu muhanuzi rero yabihanuye, njye narabyumvisha, hari cano nabyumvisheho mu gihe Marima Clement yapfaga, yavuze ko rundi umusitari ugiye gupfa. Wenda byose byo nashakaga kugarukaho, ariko sinabura kubabwira ngo akantu ko gupinga abahanuzi mujye mugenza gake. Nuvuga ngo uyu Clement rero icyo yazize ni iki. Ariko banza ukore subscribe nyabo. Kanda kuri subscribe nimba ntacyo gutwaye, niko kudushyigikira kwawe. Uyu Clement yagize gutya ariyahura. Yari avuye Gicumbi arambuka ca hariya kuri Muhazi, urumva ni ku Rwesero, ava kuri hoteli imwe iri hakurya nyine hara muri za Gicumbi, bayita ndumva bahita beach, Marina Beach. Uyu Clement rero niho yarari abasaba ubwato, twato umuntu yijyana
tumwe bagenda bameze nk'abanyonga n'ubundi birasanzwe abantu bamukunze gutemberera ku biyaga turiya twato ibiyaga biba bidufite aho wishyura bakakaguha ukitwara abantu benshi bakunze kugakoresha batembera mu kiyaga barimo batembera aba ari utwato twiza cyane rero ntabwo tuba dusaba umusare ntabwo tuba dusaba umuntu uri umukapiteni uri bugutware ahubwo kariya umuntu aritwara kariya rero nawe niko yasabye bamuhereza jire ayambara neza cyane akagendamo ariko asiga telefone ye hakurya aho ku rwesero aho ngaho kuri iyo Marina Beach yahasize telefone ye yasize telefone yasize ibyangombwa bye yasize urwandiko ariko birumvikana abo bakapiteni ntabwo bagombaga kumuvogera ngo babe bareba ese ni ibiki asize kabisi bumvaga ko ari umuntu wigiriye mu munyenga wo mu kiyaga umunyenga wo mu bwato agiye gufilinga uwo munyenga agahita agaruka birumvikana ni umukiriya ntabwo bagombaga kumuvogera banavogera ibyo afite uyu Clement rero yagize gutya ajyayo yafata ako kato aragenda amaze kugenda ageze hagati mu kiyaga ariko hari amagambo yari yasize ababwiye yari yabwiye ati se ntabwo ukeneye umusare ati ngiye ibintu byo gutwara ndabimenyereye cyane ntabwo bagombaga kumupinga cyangwa se kubihakana bitewe n'uko abantu benshi bakomeye bafite amaperimi muri kino gihugu niwe bayakomoraho rero kumwumva ku bintu byo gutwara wumvaga ko ari ibintu bye cyane ubwo rero yagize gutya agenda mu bwato aritwara nk'ibisanzwe ageze hagati mu cyaga hagati afata akajira agakuramo akarambika muri ka kato ari kugendamo arangije ariko ndatekereza ariho yasize telefone ndetse na rwa rwandiko sinibuka ngo yabisize gusa icy'ingenzi ni uko yasize telefone ye agasiga urwandiko ndetse n'ibindi byangombwa Clement ariyahura yijugunya he muri cya kiyaga ari Kingfisher neza niho Clement yiyahuriye muri Lake Muhazi ku kiyaga cya Muhazi nimwo Clement yiyahuriye ubu Clement ntabwo akiri mu mwuka w'abazima twavuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira ariko mbere y'ibyo ngibyo wakwibaza ngo Clement yiyahuye kubera iki ni iki cyimbitse kiri muri rwa rwandiko wenda afite ibyo yandikiye umugore we reka twe kubigaruka ubwo tuvuga amagambo arimo muri rusange Clement yiyahuye avuga ko yari afite amadeni menshi cyane y'umurengera amadeni atashoboraga nawe ubwe kwishyura ayo madeni niyo yatumye mwarimu Clement yiyahura yari afite amadeni y'umurengera amadeni atashoboraga kwishyura ayo niyo yatumye yiyahura afite n'amagambo yasigiye umugore we ayo reka tube turetse kuyagarukaho ariko Clement nta kindi yiyahuye kubera amadeni ariko se mbaze reka nganire n'abakire ndatekereza uri kunyumva ufite ububereye umukire kuri we mu bantu mugendana hari urengeje ubushobozi nawe kandi hari abakuruta mu bushobozi mukire iyo ufite umuntu afite ikibazo akakikugezaho ntukimufashe akagira ubwo yiya ku buzima mu by'ukuri ubukire bwawe usibye ko wenda bufite icyo bukumariye urumva ari icyo bumariye sosiyete yego warabukobokeye sava ariko ibaze nimba uyu Clement yiyahuye kubw'urutoto wamushyizeho umwishyuza igitutu wamushyizeho umwishyuza urutoto rwawe umwishyuza gatuna mbwene kandi ntacyo ubuze ariko reka nemere ko atari umukire ko rikose ayo madeni yari aya banki cyangwa se reka twumve ko ari n'amarambere buriya na rambere itagukwishe iragusenyera nkibaza se wowe mukire yaba yaregeye ati bungurije amafaranga ukayamwima uzi ko uyafite akageza ubwo yiyaka ubuzima uriyumva ute ni ukuri buri muntu wese ku bantu urusha ubushobozi iga kubabanira pe ni nawo mugisha ni nabwo wenjoyinga ibyo wakobokeye buriya kuba ufite amafaranga umuntu akaba atakwiyambaza ahubwo amafaranga yawe ari ayo gusangira n'abakire bagenzi bawe mukajya gusangira ibyo mwagezeho ariko ubizi neza ko hari umuntu ukuri hafi uri mu buzima buciriritse
si n'ubuciriritse ariko byibuze hari ikibazo ahuye nacyo bibaye ngombwa ko agukeneye, ubwo bukire bwawe ntibuparitisipe kuri icyo kibazo cye, bikaba ngombwa ko yiyaka ubuzima. Icyo gihe nawe wongere wikebuke witekerezeho. Ubusera abakire bari inshuti za Clement, murajyana indabo, muramuherekeza mufite indabo, mbaze muramuherekeza mufite indabo, mwarayamwimye ngo ayishyure, none mugiye gukoramo indabo z'ibihumbi 100, kandi ibihumbi 100 ku ideni ni amafaranga menshi. Urimo umuntu miliyoni ukamuha 100 ubu musigiyemo 900. Mubare indabo mugiye kumuzanira uburyo zingana, mubare serikeye mugiye kumukoreshereza, mubare amakoti muraba mwambaye mumuteruye. Can you imagine? Buriya bakire nyamara ijambo Yesu yavuze ndabona ari cyo ririya jambo naripingaga ariko ndabona ari ukuri. Yaravuze ngo kujya mu ijuru k'umukire bikubiye gake, ngo biremereye kuruta uko ingamiya yakwinjira mu ntoboro y'urushinge. Nawe icyo kintu kibaza. Mfite amatsiko yo kubabona muherekeje mwarimu Clement mumujyanye Rusororo, ndumva ayo matsiko nyafite. Mfite amatsiko mana, reka tubirindire, ariko mukire wowe aho uri hose uzi neza ko wimye Clement ubufashe ntiwakaba bihinguka no kumvaye. Gusa sinasoza ntababwiye ko bakimushakisha, polisi marine ziracyamushakisha, ntabwo araboneka. Urumva yahuye nta na jire yambaye, murumva neza ko kumubona ari danje, ariko kandi bari gukora ibishoboka byose ngo umubiri we byibuze uboneke, ariko ntabwo akiri mwuka w'abazima. Kubera iki? Amadeni. Nasoza mvuga ngo reka twihanganishe umuryango we, tubabwire ngo nibakomere, reka tuvuge ngo umuryango we nukomere pe, biragoye. Kandi abantu mufite ayo madeni, abantu yari afite amadeni, mwihangana umudamu we ntimumuteze ingaru, ye kubura umugabo we, abana be ngo babe mfubyi, agurishe n'utwabatunze ari kubishyura. Icyo kintu mukirebeho. Bano kuri Narrative One mwakoze kubana natwe, ariko reka nsoze mvuga ngo nimba uri umukene, muri umukire, gerageza umenye ngo abakene b'inshuti zawe ubabaniye gute. Nukuri nta mukire utagira rubanda rugufi pe. Buri hari igihe waba umufite aza kugufurira, aza kugukorera amasuku, cyangwa se no mu bantu mugendana ubona ko ari uciriritse uri hasi. Uri icyo kintu ujye ukirebaho uvuge se uyu muntu muri twe ntago ari ku rwego rwacu. Tugenda mu modoka waracyatega akagare, nta nubwo aragera ku rwego rwo gutega moto, ariko akihangana kugendana natwe akisangamo. Ese abayeho ate? Icyo kintu mujye mukirebaho, we kumva neza ko aho wageze niyo nshuti yawe ari hwiri. Ikindi kandi ewana hahana abakire kabisa mwitekerezeho pe. Umukire mvuga ntago ari n'uwari we wese, wowe ukuri kose hari umuntu uri munsi yawe, hari umuntu uri munsi yawe urusha ubushobozi, ubwo niwe ngira ngo utekerezeho. Reka mbabwire ngo rero mwakoze kubana natwe, dukomeze umuryango wa Clement, igihugu muri rusange, nangirega mu nkomeze. None se sagiye narabona perimi, kandi numvaga ko nzayikura kwa mwarimu Clement. Sha ntekeza ko Clement